Dutangiranye hano n'umwana w'umukobwa yari ari kumwe n'abasaza be barimo kuganira ku muhanda. Abwira musaza we ati rwose ibyo bintu uri kuvuga ni amafuti pe, nta hantu na hamwe nigeze mbibona. Kumva uko baganira, hano hari undi musore wari uri mu nzira aza basatira, ubu baramuhamagaye yari yibereye ku kagare. Ubwo arimo kugenda ku igare rye yaranga yavugira kuri telefone, yahise agonga igare rya wa mukobwa wari uri kunywa amazi abamumenetseho, kandi uyu mukobwa yari ari kumwe n'abasaza be. Arebye umuntu umugonze abona ni umusore mwiza, arangije amusaba imbabazi ati ndakwinginze rwose mbabarira nari narangaye pe. Ubwo umusore yatangiye gusaba imbabazi, umukobwa arangije aravuga ati ninde ukubabarira, wa musore we rwose nta kinyabupfura ugira pe. Umusore yaribajije ati ariko uyu mukobwa ni mukobwa ki? Umukobwa arangije aramubwira ati wa musore we, kanze nkwigisha ikirwa n'ubundi n'ikindi gihe utazigira umenyera undi muntu nkanjye rwose. Umusore arangije aravuga ati wa mukobwa we rwose ndakwinginze mbabarira, ibibaye sinabishakaga. Ati ubu se urabona imbabazi zikwiye umuntu nkawe? Ati reba uwo muntu uri gusaba imbabazi ariko. Umukobwa yari ari kumwe n'abasaza be, arangije afata amazi aba yamennye ku musore ati banza wumve ukuntu nanjye utumye amazi amenekaho, ubu ngubu noneho wemerewe kunsaba imbabazi kandi nabwo sinakubabarira pe. Ngaho komeza wigendera inzira yawe, tuzongera duhure ikindi gihe. Umusore yarebye umukobwa utagira umutima, yafashe amazi yamumenaho, arangije ahita amujugunyaho n'igicupa arikomereza. Umusore yasigaye hano yibaza ibimubayeho, biramucanga aravuga ati sinigeze mpura n'abakobwa nk'abo na mbere hose. Ubwo umusore bari bamumenyeho amazi atose, ariko aravuga ati nta kundi, arakomeza arigendera. Barakwereka wa mukobwa nanone ari kumwe na musaza we bicaye ahantu ku muhanda bari kuganira. Ubwo wa musore yamennyeho amazi nawe yari ari kumwe n'inshuti ye bari gucaho hafi yabo. Umukobwa yari ari kumwe na musaza we bishimye baseka, undi musore nawe wa undi yamennyeho amazi yari ari kumwe hano n'inshuti ye. Iyo nshuti ye irangije isuhuza wa mukobwa amumennyeho amazi. Umusore agiye kureba umuntu basuhuje abona ni wa undi wamumennyeho amazi. Umukobwa barahagurutse, umusore arangije aravuga ati hayi, ahaye umukobwa ikiganza. Umukobwa yanga kumusuhuza, aravuga ati ariko reba umuntu uri kumbwira hayi. Ati si imyenda yawe wayanitse yumye ntabwo irimo kunuka? Ati ndakeka uwo waba utanayanitse wasanga imyenda yawe ikirimo kunuka, niba amazi nakumennye ejo nkaba mbona imyenda wari wambaye ari icyambaye. Ngo umukobwa yahise aca arigendera asiga aserereje umusore. Umusore arangije aravuga ati ariko uyu mukobwa kubera iki yankora ibintu nk'ibi ngibi koko? Umukobwa ari mu nzira agenda yahise afata n'urucupa yari afite abarujugunya inyuma rugwa kuri wa musore. Musaza we arangije aramubaza ati ariko wa gakobwa uri agasazi? Bagenda bisekera we na musaza we ubona ko bishimye. Ubwo uyu musore byaramubabaje, umukobwa we yari yishimye ari kumwe na musaza we ari gukorera urugomo uyu musore. Ubwo umusore yaratashye, uwo bari kumwe aramubaza ati ariko uriya mukobwa waba umuzi? Ubwo umukobwa hano na musaza we bari mu rugo baganira ati ariko kari agasore umaze iminsi n'imyuzura ni akahe? Umukobwa arangije aravuga ati kari agasore rwose ni gashya muri iyi karitsiye, ntawamenya ibyako kaba kicisha hata, ahubwo dore nga kariya kari gucaho nanone we. Ati kanze nshaka ikintu nagakora kano gasore rwose. Ati nzakanyuzura kugeza igihe kamenyeye iyi karitsiye pe. Bigaragara ko uyu musore ari mushya muri karitsiye yaba. Uyu mukobwa we na musaza we n'uturara two muri karitsiye bo barayimenyereye. Umukobwa yabonye umuhungu ufite ibipirizo hano, arangije aravuga ati reka nkwereke noneho ibyo kari agasore ngiye kugakorera pe. Umukobwa uri hano ni umunyarugomo, yaraje yakufite ibipirizo hano aramubwira ati ndakwinginze kintize rwose ngiye kugishira umwana wanjye. Umusore arangije aravuga ati okay, niba ugiye kugishira umwana ntari bigitware, byahese ko umukobwa hari ibindi agiye kugikoresha. Ubwo yaraje yirukanka, umusore yari aravugira kuri telefone. Umukobwa baraje ashyira ku matwi urupirizo, arangije ararumena. Umusore ahita yikanga. Umusore ahindukiye arebye inyuma ngo arebe ibimuturikiye ku matwi, yahise asanga wa mukobwa w'umusazi umaze iminsi amunyuzura arimo guseka. Ubwo umusore gukura amaso ku mukobwa byaramunaniye, atangira kumukunda. Umukobwa yarakomeje arisekera kubera ibyo yari akoze, agenda yibyinira mu muhanda. Gusa umusore yari yarobye, yatangiye gukunda umukobwa. Ubwo umukobwa yarakomeje arigendera, umusore kumukuraho amaso byari byamunaniye. Umusore arangije aravuga ati ariko ubundi uriya mukobwa tumaze iminsi duhura, ubu nta kuntu nazamuvugisha. Ubwo yaje kubibwira ya nshuti ye, aravuga tuzi ko wa mukobwa ejo twongeye tugahura wana. Ati ntiwakumva ibintu noneho yankoreye. Ati yaje anurikiriza urupirizo ku matwi rwose, gusa namurebye aseka numva rwose ndagiye pe. Ubwo umusore yahise yitaba telefone abwira mugenzi we ati ibu byiganiriza wana ndabona bampamagaye.
Umusore nanone yarongeye gusanga wa mukobwa ku muhanda, barikanze avuga ati ariko uyu mukobwa amenya ari gatumwa we, tuzajya duhura buri munsi. Ubwo umusore yashatse aho akatira arahabura, aravuga ati se noneho ndaca he, uriya mukobwa ndamuhungira hehe koko? Kumbe barakwereka hano ku ruhande ba basaza ba wa mukobwa bari hano. Uyu mukobwa arangije araza arababwira ati dore ka gasore gashyashya nababwiye muri karitsiye karagarutse, ati mugende mukarangaje, ndaje nkwereke ukuntu nikorera utuntu twanjye. Barakwereka umukobwa uri hano yakomeje kugenda apangira wa musore. Ubwo basaza b'uriya mukobwa baraje baganiriza uyu musore, bamwereka ko bamwitayeho, arababwira ati se ko nabamenye. Bose baramwibwira, nawe arababwira ati nanjye ndi mushya muri iyi karitsiye. Gusa uko yabibwiranaga, umukobwa nawe yakomeje kuzenguruka uwo musore, aravuga ati kanze nkwereke sha kuntu nkwereke uko bahana. Ubwo yaje gake gake ahengereza ngo arebe ko umusore atamubona, arangije ajya hasi mu marasi y'inkweto ze atangira kuyahambura, mukurikira akantu ku kandi. Ubwo umusore we yarakomeje araganira atazi ko hasi mu nkweto ze hari umuntu urimo. Wa mukobwa yafashe amarasi y'inkweto, basaza be bagenda bamureba gusa bajijisha umusore, bigaragara ko basaza be bari kumwe n'uyu mukobwa. Umukobwa yafashe amarasi y'umusore arayahambiranya kugira ngo umusore najya gutambuka yikubite hasi. Gusa aka gakobwa nako bigaragara ko nubwo kaba kendereza uyu muhungu, karamukunda rwose nta kindi. Ubwo abasore babonye mushiki wabo asoje ibyo yakoraga, aba baciriye isi barigendera. Arangije aravuga ati mwasoje kuganira se n'uyu mwana mushya muri karitsiye, ati muze twigendere basaza. Ubwo bafashe inzira baragenda, gusa umusore nanone gukura amaso ku mukobwa byari byamunaniye, yibaza aho azamuhera. Agiye gutambuka aba yikubise hasi. Wa mukobwa barebye inyuma kuko yari azi ibyo yakoze. Ubwo n'abasaza b'uwo mukobwa bahise bamufasha guseka uwo muhungu. Umusore disi arebye abona bari kumunyuzura n'akeza kabo, arangije aravuga ati ariko ubundi aba bantu nzabakirana. Umukobwa arangije aravuga ati kariya gahungu rwose ndabyishimiye iyo ndi kukanyuzura pe. Ubwo umukobwa yaje gake gake yegera umuhungu, arangije aramubaza ati se wa muhungu we naguhagurutsa? Ubwo umusore arangije azamura ikiganza, umukobwa bamukubise igipapuro ngo yihanagure. Kumbe icyo kintu yaramukubise ngo akihanaguze cyari kirimo bya biruje bisiga ku munwa by'umutuku. Umusore yihanaguye bimujya mu ntoki. Ubwo agakobwa karangije karamuseka ati wa gasore rwose urakajije pe. Umusore disi byaramubabaje ibintu umukobwa yari ari kumukora, kandi umusore yatangiye kumukunda. Ubwo ya nshuti ya wa musore nayo yaraje imusanga yicaye hasi yihebye, ari kureba mu muhanda aho wa mukobwa arenze. Uzi kubona umuntu wakunze ari we kukubabaza utaramubwira ko unamukunda? Inshuti irangije iramubaza ati ariko se ubaye iki kandi? Ati byihorere ntiwabyumva ibimbayeho. Ubwo umusore yakomeje aganira inshuti y'iby'uriya mukobwa. Inshuti irangije iramubwira ati ariko ubundi uriya mukobwa wajya ureka kugira ahantu uhurira nawe? Umusore arangije aravuga ati uriya mukobwa ndamukunda, ariko ndabona atangiye kunaniza pe, ndabona nazigera mbona n'uburyo nabimubwiramo. Inshuti ikomeza imubwira ati ariko urumva umuntu nk'uyu w'akarara uzamubwira ute ko umukunda? Ubwo uyu mukobwa yari ari kumwe n'abasaza be bari mu muhanda, arangije arabereka ati hariya rwose niho bibera, mureka ariho tujye, ndi kumvira ijoro ariho nshaka ko dusohokera. Ubwo basaza b'uyu mukobwa nabo baravuze ati ariko se tuzajya tujya aho mushiki wacu atubwiye gusa? Arangije baravuga ati ariko oke ntari bitugende wana. Ubwo barakwereka aho hantu uwo mukobwa yari aberetse. Wa musore na ya nshuti ye nabo bari bahari, umwe uyu mukobwa akunze kunyuzura. Ubwo umukobwa yakomeje kuza kwifatira amafoto aho hantu ngo niho hatwikaga. Yakomeje araza iby'abakobwa namwe murabizi, bimwe bita gusireyinga. Umukobwa yarakomeje yifata udufoto ku muhanda, bwari bwije akomeza asubira inyuma agiye kwikubita hasi kubera inkweto ndende. Wa musore amaze iminsi anyuzura aba yamusamye. Umukobwa disi nayo gukura amaso ku musore byaramunaniye, bigaragara ko umukobwa nawe akunda uyu musore. Ubwo barakomeje bararebana bose, gukoranaho amaso biranga, bahita bijijisha ngo buri wese areba ku ruhande ati se hari habaye iki? Ubwo ba basaza b'umukobwa nabo bararebye, amaso yabahera mu kirere ati ariko bari abantu bari mu biki wana? Uriya se wa musore duhora tumyuzura? Ubwo umukobwa isoni zaramwishe, yibaza ukuntu yari yanze kurekura umusore ndetse yanze no kumukuraho amaso. Umusore kugira ngo atereke umukobwa ko nta n'ibintu bikomeye byabaye, yahise akomeza arigendera. Gusa umukobwa asigara atekereza, ibitekerezo bye byagiye kure. Arangije ariyumvira, kwiyumvisha ibintu bimubayeho byari byamunaniye. Umusore nawe yarakomeje aragenda, gusa ahindukire ngo arebe umukobwa, asanga umukobwa nawe yahindukiye ari kumureba. Ubwo umukobwa yahise agenda yiruka, aravuga ati rwose sinakomeza gutegereza, reka njye kubibwira uriya muhungu pe.
Uwo mukobwa yakomeje gukurikira umuhungu, arangije aramubwira ati ese wambabarira ku bintu byose nagukoreye? Ati mu by'ukuri ntewe isoni n'ibintu nagukoreye none ukaba unabaye pe. Ati ndakwizeza ko numbabarira tuzaba inshuti kandi reka nizere ko mbabariye birarangiye. Ubwo umusore yatangajwe n'ukuntu agakobwa ari agasazi gasaba imbabazi ndetse kagahita kanaziha, gahita kamwemeza ko baniyunze. Ubwo umukobwa yahise avuga ati arega buriya ndanagukunda nuko nigeze mbura uburyo bwo kubikubwira. Umusore arangije aramubaza ati se burya wowe ni kuriya ukunda? Umukobwa ubwo aba arasetse, umusore nawe aba arishimye aravuga ati wa mukobwa rwose uri umusazi. Umukobwa arangije aramubwira ati yego rwose ngewe ni kuri nkunda, iyo nkunda umuntu mutesha umutwe. Umusore arangije aravuga ati oke noneho uvayo tujyane, ubutaha uzajya unesha umutwe wabineguje, nanjye nzajya mpora mbyiteguye pe. Ubwo umukobwa yatunguwe no kubwira umuhungu ko amukunda, asanga n'umuhungu nawe yamukundaga. Birabashimisha bose, inkuru y'urukundo rwabo iba itangiye utyo. Ni naho inkuru yacu y'uyu munsi irangiriye. Reka ngushimire kuba wadukurikiye, ibuka gukanda subscribe, like ndetse ushyire n'igitekerezo cyawe aho ngaho muri komenti. Mwibutsa ko buri uko ushyize komenti yawe hasi tuyisoma kandi bidutera motivation.